Hello bantu b'Imana, bantu bemera ko Yesu ari umwami n'umukiza. Turabasuhuje tunabifurije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo ngo akomeze aganze mu mitima yanyu anabane namwe. Rero tufite igiterane, turashaka kubararika, turashaka kubatumira. Dufite umukutano uzatangira ku minsi 13 kugeza ku minsi 14. Ubwo ni ukuvuga ngo uzatangira ku wa gatanu ugeze ku cyumweru. Uzotangira saa 7, uzabera Kasarani Maji Mazuri ku rusengero rwitwa Agape Solution Church ruyobowe n'umukozi w'Imana missionary Kabasinga Magi. Ejo hashize baramusengeye ku missionary, tutwobora kubivuga ni bishop yarasengewe. Muramuzi muri benshi, munamukunda muri benshi. Turabararetse rero muzaze tubane nawe kandi tubane namwe. Tuzaba turi kumwe n'abakozi b'Imana batandukanye, witwa Ngabire kuva Australia. Abantu bari muri Australia muramuzi, n'umukozi w'Imana wasizwe unabyemerewe. Tuzaba turi kumwe ndetse n'undi mukozi w'Imana witwa Sunday from Nigeria, nawe n'umukozi w'Imana arabyemerewe yabiherewe ikibare. Tuzaba turi kumwe ndetse n'undi mukozi w'Imana witwa Samuel kuva mu gihugu cy'u Rwanda, nawe azaba ari kumwe natwe. Ndetse tuzaba turi kumwe n'umukozi w'Imana Evangeliste Rwiyereka. Muramuzi Rwiyereka muri benshi, mumukunda muri benshi, muzaze tumwumve. Ndetse tuzaba turi kumwe na za ministeri zitandukanye, amakorali atandukanye n'abahanzi ku biti byabo bazaba bahari. Muzaze twifatanye, muzaze mubane natwe. Umugisha ntuzagucike kubera ko nawe uri umugisha. Rero kubana natwe n'umugisha kandi tubaye ikaze, muzaze mubane natwe. Hazakora ukuboko kw'Imana. Nawe urabyizeye ko uzahakura umugisha. Muzaze tubane. Bye.